uyu yari umukozi w'Imana, yarazwiho gusenga, abantu bakunda kumwita ngo ni umupasiteri wahamagawe n'Imana ndetse uri mu mwuka nyawo. Ariko se bigenda gute iyo kwizera guhuye n'inzara? Umukozi w'Imana yaje kwihuza n'imyuka y'umwijima. Iyi ni inkuru nyayo y'ubuzima bw'umugabo witwa Pasiteri Elijah, umugabo wagiye gushakisha imbaraga kugira ngo arokore urusengero rwe, ariko bikarangira abuze roho ye. Mbere yuko dutangira, nizere ko wakoze subscribe ndetse wakanze kuri like, ndagira ngo utazigera ucikwa na rimwe n'inkuru banaguteguriye. Ahangaha hari mu gitondo, akazuba kari karashe neza, abantu barimo banyuranamo bajya muri gahunda zabo za buri munsi, ndetse ahangaha hari amajwi atandukanye, abakomvayeri bari guhamagara abagenzi, abana bari guseka, abandi bari gucuruza bitandukanye. Hafi aho ngaho rero hari umugabo wari uhagaze, ari calm ndetse ubona ari passionate. Uno mugabo yari yuzuye kwizera. Mu ijwi riri hejuru yaravuze ati, mwicuze kubera yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Umugabo yari yambaye kositimu y'umukara ariko yarahinduye ibara, inkweto ze zari zarashaje cyane. Ariko iyo umugabo yavugaga, buri muntu wese yarahagararaga. Ahangaha abaturanyi bakunda kumwita ngo ni umugabo ukizera. Umugabo yigishaga buri umwe wese, ndetse yigishaga n'abana bato babaga bari gukina umupira aho ngaho. Rimwe na rimwe baramwumvaga, ariko ubundi bakamuseka. Ariko Elijah ntabwo yigeze ahagarika. Buri gihe cyose yakoraga icyo yagombaga gukora, kandi yabikoraga aseka ndetse anasenga. Yarababwiraga ati, Imana ibaha umugisha. Nubwo yabaga aseka ntege nkeya, ariko yarabwiraga ati, Imana ibaha umugisha. Ahangaha rero iyo yamaraga kwigishanga mu muhanda, yagarukaga mu rusengero rwe. Urusengero rwe rwitwaga Fire of Heaven Ministries. Yari afite urusengero rusakaye hejuru gusa, ku ruhande nta kintu cyari kiriho. Intebe zari ziri aho ngaho zari zaracitse zishaje, ndetse n'akamikorofoni gashaje cyane katasohoraga amajwi neza. Ahangaha mu by'ukuri mu rusengero nta dekorasiyo yari irimo, nta makamera, nta ndabo. Ahangaha hari harimo abakristo 50 bonyine, ndetse benshi muri bo bari abakene, abandi bari gustrugglinga. Ntabwo babaga baje ahangaha kugira ngo babone ibitangaza, ahubwo babaga baje kubera yuko uyu mugabo Elijah yigishaga ukuri. Ariko mu by'ukuri uko yigishaga ntabwo kugeza kugera ku bana be. Uwo mugoroba rero ubwo Elijah yagarukaga mu rugo, umugore we Grace yari yicaye hanze, yicaye ku gatebe k'ibiti. Umugore yarananiwe. Mu by'ukuri inyama z'uru rugo byari ibishyimbo ndetse n'akawunga. Yarasetsemo, nuko aramaze ati, Grace, umunsi wabagenzi ute? Ntiyigeze amusubiza, ahubwo yafashe umwuko asa nk'ahagaragura ibishyimbo. Arangije aramubaza ati, ese uracyigisha nanone? Umugore aramubwira ati, yego my love, abantu bakeneye umuntu bigisha, ndetse Imana ikeneye abakizwa bashya buri munsi. Nuko umugore yigije umutima, uravuga ngo Imana ikeneye abantu bakizwa buri munsi, ariko abana bawe barimo barapfa. Ese Elijah, ni ryari uzabaho umukuri? Mu by'ukuri aya magambo yamubwiye yamunyuzemo nk'imyambi, nk'aho yakamurashe imyambi. Umugabo yitegereje abana be, hari Daniel w'imyaka 10 ndetse na Mary w'imyaka 7. Yabonye ukuntu bananiwe, iniforme zabo zashaje, abona uburyo inzara iri kubica. Nuko arabegereye, nuko arangije abafata ku mitwe, atangira gusengamo gakeya. Aravuga ati, Nyagasani, wibuke umukozi wawe. Grace yasuzunguza umutwe, aravuga ati, ibyo bintu wabivuze imyaka myinshi cyane. Niba abandi bapasiteri barimo barubaka amasengero, bari kugura amamodoka, ariko wowe uri ahangaha uri kwigisha abashoferi ba bisi badashobora no kubona ibyo kurya. Nuko pasiteri yarasetsemo, aravuga ati, Grace, baribona ku muhanda bazabona imbaraga kandi bazahabwa imbaraga. Nuko aravuga ati, Grace, sindi kwigisha kugira ngo umenyekane, ahubwo ndabizi neza yuko Imana iri kuntegurira ikintu kinini. Umugore yamuhindukiranye n'uburakari ati, ikintu kinini cyangwa ikintu kibi? Nyir'inzu yaje hano uyu munsi, yavuze ngo icyumweru gitaha tutishyura aradusohora hanze. Yaragiye yumvise ibitugu bimuremereye, nta gisubizo yari afite. Yicaye aho ngaho ku buriri ndetse acecetse, afite Bibiliya yari kwirebamo. Nuko muri we ari mugisha avuga ati, ndabizi ko bikomeye, ariko ntabwo tugomba kubura kwizera. Aravuga ati, Yobu
yarababajwe. Joseph yaragambaniwe ariko Imana yarabarwaniriye. Grace ararakara nuko aramubaza ati none se wowe uri Yobu, uri Joseph? Iraja jewe nashyingiranywe n'umugabo, ntago nashyingiranywe n'umuvuga nkuru. Ndakwigize jya gushaka akazi, genda ujya gushaka akazi, ushobora kuba umusekirite, ushobora gutwara mukoko. My God, uyu mukozi w'Imana agiye gutuma ubuzima butwica. Ano magambo yaragiye ajya mu mutima w'uyu mugabo, ariko ntabwo umugabo yagize arakara, ahubwo yaragurutse arasohoka. Ahangaha rero hari nijoro, nuko umugabo yarasohotse apfukama hasi, azamura ibiganza bye atangira gusenga. Arasenga avuga ati Nyagasani, nimba mu by'ukuri warampamagaye, ese ni ukubera iki ndi guca muri ibi bintu? Ese ni ukubera iki abana banjye bari kwicwa n'inzara? Ese ni ukubera iki umugore wanjye ari kubura kwizera? Nyagasani, waranyibagiwe? Umugabo yatangiye kurira, yatangiye kwibuka ibihe bye akiri mutoya yizera. Yumvaga afite inzozi nyinshi cyane, yumvaga agomba kuzavamo umupasiteri ufite imbaraga. Yari abizi neza kandi yizeraga yuko Imana izamukoresha, ariko noneho ubu ngubu nta kintu na kimwe afite. Nuko ubwo yafunguraga amaso yahise abona akabwa kari kamuri imbere, yahise aseka ariko n'intege nkeya, arivugisha ati n'imbwa ibona ibyo kurya Nyagasani, ese naba ndushwa agaciro n'imbwa? Nuko muri iryo joro ubwo yari yicaye, umugore we yarasinziriye ndetse n'abana be basinziriye, umutima we wari wuzuyemo ibibazo. Yarimo yibaza muri we ibi bintu bizarangira ryari. Nuko muri iryo joro ubwo yaryamaga yaje kugira inzozi. Agira inzozi abona ari nkaho ari kwigisha abantu benshi cyane. Yabonye abantu bakoraho ibitangaza bikaba. Mu by'ukuri izi nzozi yagize zabaye nkaho zarimo ziba. Ubwo yabyukaga afite ubwoba bwinshi cyane. Nuko muri watangiye kuvuga ati wenda Imana ishobora kuba igiye gukora ikintu kidasanzwe. Ibi ni ibitekerezo bye. Ntabwo yari abizi yuko icyo kintu gishyashya yari arimo atekereza, icyo kintu cyari kigiye kumwohereza mu kuzimu. Ntabwo yari azi yuko uku kuzimu yari agiye kujyamo kwari kugiye guhindura izina rye rigasigara ari iciro ry'imigani. Ahangaha rero yakomeje ari Pasiteri Elijah ndetse ufite ibyiringiro muri we, umukozi w'Imana ariko w'umukene, uhora ugenda aho ngaho ku mihanda yigisha, nta kindi kintu afite usibye kwizera. Ariko mu by'ukuri ikigeragezo cyarimo kimusatira. Nuko rero haje kugera nimugoroba imvura iragwa. Nuko rero imbere mu nzu Pasiteri Elijah yumvaga mu by'ukuri amaraso mu mutima uri gutera cyane. Grace yari yicaye ahangaha ari kumwe n'abana be, yari arimo atunganya imyumbati kugira ngo barye ibya nijoro. Abana batangiye kuvugana aho ngaho gakeya, bari bafite ubwoko, wabonaga mama wawe yarakaye. Nuko Pasiteri Elijah yaje kwinjira aho ngaho bari. Nuko aravuga ati Grace, ndakwinginze birakara, humura ngiye gukora icyo nakora. Nuko umugore yarahindukira amwitegereza, aravuga ati Elijah, ntabwo ushaka kuvugana nawe, ibyo bintu wigisha se biguha ibyo kurya? Elijah yikije umutima aravuga ati Grace, humura Imana izaca inzira. Umugore amuhugiramo, nkumura iki? Nkomeze ntegereze kugeza ryari? Nkomeze nicwe n'ubukene? Umugore yase nkarakara cyane, amera nkaho abaye umusazi. Reba ahangaha, reba muri iyi nzu turimo, reba abana bacu ukuntu barara bicwa n'inzara, none uracyavuga ngo dutegereze Imana? Mbwira, ese ni ryari Imana izagusubiza? Abana bitegereje ababyeyi babo batangira kugira ubwoba. Yarabyumvise amenetse umutima. Nuko yaramwegereye afata ibitugu bye. Nuko aravuga ati mugore wanjye, ndabizi birakomeye cyane, nanjye ndabyumvamo, ariko ntabwo ugombye kuvuga muri ubwo buryo. Nuko umugabo yitonze aravuga ati Bibiliya iravuga ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Grace yahise afata ukuboko kwe akwikuraho, aravuga ati ndambiwe gutegereza. Abandi bapasiteri bari gutera imbere. Reba Pastor Felix yubatse inzu nziza, reba Pastor Kevin abagore babo bambara za gold ndetse bajya hanze buri munsi, ariko njyewe ndahanga ndi kurya ibishyimbo buri munsi, imibiri kundya amaguru imereye nabi. Arajyana amwitegereje araceceka. Amagambo umugore yamubwiraga yamushigishaga umutima. Nuko umugore yarahindukira aramureba, atangira kurira. Aravuga ati Elijah, wenda wasanga Imana itaraguhamagaye, ushobora kuba warihamagaye,
Genda kwinginze, reba ikindi kintu wakora, genda ukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tubaho. Apfukamye imbere ye aramureba, aramubwira ati Grace, ndakwinginze wibura icyizere, ndabizi yuko Imana ifite igihe cyayo, Imana iri kutugerageza. Grace yasa nkaho aseka, ariko aseka yanse kuyigupinga. Imana iri kutugerageza, none Imana ishobora kuba iri kwishimira uburyo turi kubaho nabi, kubera yuko ndi kubona yuko Imana yaba yagukundaga yagombye kwishimira ko ibona umukozi w'Imana ari guhita kubona ibyo kurya by'abana be. Yahise ahaguruka aho ngaho, ahita asohoka mu mvura, aracyasigaye yicaye aho ngaho, umutima uri imbere cyane. Nuko akana ke kamwe kitwa Daniel karamwegereye, papa, ese mama yarakaye kubera ko nta byo kurya dufite? Papa yarasetsemo arambwira ati mwana wanjye, oya, mama warananiwe, ariko humura, Imana iradufasha vuba ngaha. Muri iryo joro ntabwo yabashije gusinzira, yari yicaye aho ngaho hafi y'idirishya. Amagambo umugore yari yamubwiye akomeje kuza mu mutwe we. Yatangiye kumva aya magambo umugore yamubwiye ati wenda Imana ntabwo yizi guhamagara. Yatangiye gufunga amatwi ye, atangira kwivugisha muri ati oya, numvise ijwi ryayo, ndabizi ni umukozi wayo, ariko mu by'ukuri mu mutima we hatangiye kuzamo doubt. Yatangiye kumva mu by'ukuri, atangiye kwibaza se koko Imana koko yaba yarampamagaye cyangwa narihamagaye. Nuko rero igitondo cyakurikiyeho yarazindutse ajya ku rusengero. Yumvaga byibuze nagera mu rusengero bibona amahoro, ariko ubwo yageraga mu rusengero intebe zari ziri mu busa, nta muntu n'umwe wari urimo. Nuko yarya apfukama kuri alitari, atangira gusenga ati Nyagasani, ese koko nibyo? Ese koko mu by'ukuri warampamagaye? Ese nimba warampamagaye kubera iki banyirengagije? Umugabo atangiye kurira, yagiye kumva yumva urugi rurafungutse. Uyu yari Samuel, umwe mu bakristo be, yari afite akabaga kari mu migati. Nuko aramubwira ati pastor, waramutse neza, nakubonye winjiye ahangaha hakiri kare. Ahangaha yarimo amusuhuza ndetse ashyira aka gakapu karimo imigati hasi. Aramubwira ati nyakubahwa, nakuzaniye ibi ngibi, ntabwo ari byinshi ariko nibyo nari mfite. Nanjye araseka ariko afite intege nkeya, aravuga turakoze cyane muvandimwe. Aramubwira ati Imana igumugisha Samuel. Nuko umugabo aramubwira ati se pastor, ushobora kuvugana nawe niyirekuye? Aravuga ati rero nyakubahwa, ndabizi neza ko wigisha neza, ariko abantu ko iki gihe ntabwo baza mu rusengero kugira ngo bumve ibyo uri kwigisha, ahubwo baba bashaka kubona ibitangaza, bashaka ibimenyetso. Niyo mpamvu izi nsengero ubona zitera imbere, abantu barashaka ibisubizo. Nuko aragira amazi ati ibisubizo? Umugabo ati yego, ibisubizo nibyo abantu bashaka. Abantu bashaka ko babona abantu b'ibimuga bagenda, abantu batabona babona. Ahangaha rero iyo babonye ibyo bintu bahita bizera yuko ibyo bakeneye byose bazabibona. Niyo mpamvu ubona abandi bapasiteri bafite insengero zuzuye. Aracyahise yubika umutwe, umutima utangira gutera. Ariko ati ariko Samuel, ntabwo dushobora gufekinga imbaraga z'Imana. Samuel arangije araseka, ariko ati ndabizi, ariko ushobora gusenga cyane, ukongera ugasenga cyane, ukongera ugasenga cyane, ugasaba izindi mbaraga. Basa ndabizi neza ko uri umugabo mwiza. Aravuga ati wenda Imana hari ikintu gutegereje kandi cyiza. Ubwo Samuel yaravuye aho ngaho, amagambo yaramubwiye yagumye atembera mu bwonko bwe. Abantu barashaka ibitangaza, abantu bashaka imbaraga. Yatangiye kubihuza na za nzozi yagize mu ijoro ryari ryatambutse. Yatangiye kubona ukuntu yagize inzozi ari kuzura abapfuye, abantu batabona bari kubona, abatagenda bari kugenda. Nuko yatangiye kwibaza muri ese cyaba ari ikimenyetso cy'Imana ari imenyereka? Ese cyaba ari ikimenyetso cy'Imana ari kumwereka, cyangwa se ni ibindi bitekerezo yari yifitiye muri we? Nuko muri uwo mugoroba ubwo yaragarutse mu rugo, Grace yaracecetse. Mu by'ukuri Grace yari yamaze kugurisha agashemeti ke ka nyuma kari gasigaye kugira ngo agure umuceri. Nuko umugore aramubwira ati Raja, mbabarire kuba uyu munsi nakubwiye nabi. Raja araseka, aramubwira ati it's okay, uri umugore wanjye kandi ndabyumva. Nuko arangije yitegetse umugabo, aramubwira ati ndakwinginze, ndagira ngo usezeranye ikintu kimwe. Umugabo aramubaza ati se ni iki? Ndagira ngo usezeranye yuko uru rusengero rwawe uzakora ibishoboka byose rukazamuka rugatera imbere. Ntabwo wagumye gukomeza gushuraguringa gutyo. Kora buri kimwe cyose gishoboke Raja, kora buri kimwe cyose gishoboka, ariko byibuze urusengero rwawe ruzamuke. Kora buri kimwe cyose gishoboka. Ayo magambo
yahise yinjira mu mutwe w'uyu mugabo kora buri kimwe cyose gishoboka. Nuko muri iryo joro ubwo buri wese yarasinziriye, Elijah yafunguye Bibiliya nanone, nuko agiye kubona umurongo umwe wa Bibiliya, umutima we wari uremereye cyane. Yatangiye kumva mu mutwe we hajemo ngo kora buri kimwe cyose bishoboka, abantu bashaka ibitangaza, wenda Imana ntabwo yaguhamagaye. Umugabo yaje guhuza ibiganza bye, atangiye kumvisha muri we, Nyagasani nimba ushaka kuvugana nanjye ndagira ngo unyereke indi nzira. Hanze mu by'ukuri inkuba zarimo zikubita bwa mbere mu buzima bw'uyu mugabo, wa mugabo wari hambo, wa mugabo wahoraga urwaye icyaha, yatangiye gutekereza noneho atakagombye kuba ari gutekereza. Ntabwo yari abizi ese ne cyangwa se ni umuhe buryo ari bubone, ariko yatangiye gutekereza muri ko byanze bikunze agomba gushaka imbaraga. Yatangiye kwiyumvisha muri ko byanze bikunze agomba gukora ibitangaza. Yatangiye kwibwira muri ko byanze bikunze atagomba gukomeza kuba umukene wo muri aka gace. Nuko rero umurongo hagati ukwizera ndetse n'ibyifuzo yari yamaze kuwurenga. Haje gucaho ibyumweru 3, uyu mugabo yari arimo asenga cyane, ariko mu mutima we hari hatangiye kuzamo umuraba. Wa mugabo noneho wari ufite imbaraga, wigishaga afite imbaraga, ubu noneho yatambukaga nk'umugabo uziritswe n'iminyururu itagaragara. Ahangaha yari akigaruka handi ku muhanda afite Bibiliya ye, ndetse yari agisakuza abwira abantu mwihane, ariko mu by'ukuri ijwi rye ryaburaga umuriro, ryaburaga imbaraga. Nuko rero buri cyumweru za ntebe zo muri rwa rusengero rwe zatangiye kugenda zivaho abantu. Nuko umugoroba umwe yari amaze kwigisha abantu 7 bonyine mu rusengero, arajaje kwicara ngaho kuri alitari wenyine, yari ari kubira ibyunzwe ndetse ari kurira. Atangiye kuvuga ati Nyagasani ese niki ntakoze? Nyagasani waravuze ngo ibimenyetso bizabakurikira n'ibizera, ese nuko bari kinere kubona ibimenyetso? Umugabo rero bwari ahangaha ari gusenga, yaje kuba interrupted n'ijwi ry'umuntu, umuntu yarasanzwe azi. Yagiye kumva imvura irafungutse, Elijah nshuti yanjye ya kera. Umugabo ahise ahindukira. Ahangaha hari uyu mugabo witwa Felix. Uyu mugabo nawe akaba yari pasiteri. Uno mugabo bari bariganye ubujyanye na Bibiliya. Umugabo yari yambaye isuti y'umweru, yambaye inkweto nziza cyane ibengerana, yari yambaye isaha nziza cyane ya gold. Felix Elijah yarikanze, urasa neza cyane, umeze nk'umuntu uhawe umugisha. Felix yarasetse, oh my brother, Imana yabaye nziza cyane, oh ntabwo wigeze uhinduka. Elijah yarasetse. Rero bahise bicara aho ngaho kuri babiri. Nuko aravuga ati rero nimo ncangaha muri karitsiye, nagiye kumva numva ijwi ryawe, nahise mvuga ntibyanze bikunze iyi ishobora kuba ari inshuti yanjye ya kera Elijah. Ese urakigishije ijambo ry'Imana nka kera? Elijah aramubwira ati yego. Felix aramubwira ati yego, ni byiza cyane. Aramubwira ati ariko rero ugomba no gutsindira umugati. Aramubwira ati muri iyi minsi insengero zitagira ibitangaza zirasekwa cyane, nta n'umuntu wifuza kuzinjiramo, abantu baba bashaka kubona imbaraga. Elijah yahise amwitegereza ndetse n'amatsiko. Imbaraga? Felix aramwegereye aramubwira ati yego my brother. Aramubwira ati reba ahantu hose ibitangaza nibyo bikurura abantu, ntabwo ari ukwigisha. Nimba ushaka yuko urusengero rwawe rutera imbere, wakagombye kwinjira mu mbaraga. Elijah yagize ubwoba. Nuko aramubwira ati njye ndasenze kandi ndabizi neza yuko nagiye kure y'icyaha, ariko nta gitangaza na kimwe cyiza. Felix yarasetse. Felix aramubwira ati kuba intungane ni byiza, ariko ugomba kumenya yuko imbaraga zitava gusa mu kuba intungane, ugomba kugira connection. Elijah umutima yarasimbutse. Ushatse kuvuga iki? Felix yarebye impande zose, arebe ko nta muntu kubumva. Aramubwira ati hari uburyo bw'ibanga kugira ngo ubashe guhura n'imbaraga. Arajya we kwigira umwana. Ese urimo atekereza yuko abapasiteri bose bagenda bakora ibitangaza, ubona yuko babikora mu masengesho gusa? Ugomba kumenya ikijya mbere. Elijah yaratunguwe. Ntabwo ari ibintu by'amashitani, ahubwo Imana ifasha aba bandi bifashije. Yahise afata agakadi agahereza Elijah. Aramubwira ati rero iri zina ryanditseho ahangaha, uyu mugabo amwita Baba Oganley. Uno ni umugabo w'umuhira, ni umugabo ukiza ndetse utanga imbaraga. Iyo uhuye n'uyu mugabo ugaruka ufite imbaraga. Elijah ati uyu mugabo ni bwoko ki? Felix aramubwira ati uno mugabo afasha abakozi b'Imana, nanjye yaramfashije. Kuba nahura nawe urusengero rwanjye ruhora rwuzuye, aba bana b'umugabo kutabona barabona, abantu batabasha kugenda baragenda, ndetse abamiliyoni y'abaza mu rusengero rwanjye.
nubatse katedrali mu myaka 2 yonyine. Iraja yitegereje ya karita, intoki ze zarimo zititira. Nuko Felix aravuga ati wowe uzahamagara uwo mugabo igihe cyose uzabishakira, jya umenya yuko Imana ikoresha inzira zitandukanye ngo wowe wakagombye gufungura ubwonko bwawe. Elijah yatangiye kuba umutima utera cyane. Nuko Elijah abwira Felix ati Felix, ntago nizera ko uno muntu ari umukozi w'Imana. Felix yarasetse aravuga ati Elijah, uri kuvuga ngo ni imyuka y'umwijima, ariko ubukene nibwo mwuka w'umwijima wa mbere. Reba umugore wawe, reba abana bawe, reba uburyo waretse abana bawe n'umugore wawe bakangirika bakicwa n'inzara. Uri aho ngaho uri kuvuga ngo uri umunyamasengesho. Ese uratekereza yuko Imana yishimira inzara uri gucamo? Elijah ahangaha ntabwo yari afite igisubizo cyo gusubiza. Amagambo yamuciyemo nk'ahari icyuma. Felix yarahagurutse aravuga ati rero n'uwumva unaniwe ndetse urahambiwe no gusuragoringa, uzagenda ureba uyu mugabo Baba Ogun, abantu bita Oyo, uzagenda umubwira ko n'igihe wakohereje. Nuko aramubwira ati rero inzira yo gukira tangira iyo uretse gupretendinga yuko uri umunyembaraga kurusha isi. Umugabo yahise ava aho ngaho. Elijah yicaye umwanya munini cyane aho ngaho ku ntebe ari kwireba ya karita. Yumvise uburyo inshuti ye yatse imodoka ihenze cyane. Yarongeye yitegereza ya kadi. Muri we yatangiye kwivugisha muri we ati no, oya, ntabwo nshobora, ndi umukozi w'Imana. Ariko muri iryo joro ubwo yarageze mu rugo, umugore yarongera amuhindukirana. Elijah, nande rudi yagarutse, yavuze yuko twira kuwa gatanu tutarishyura inzu, arajugunya ibintu byacu hanze. Elijah yisiwe ku mutwe. Grace, ntabwo nzi ikintu nakora. Umugore aravuga ati ndarambiwe kumva ayo magambo. Aravuga ati wenda wakagombye kujya gushaka abapasiteri babigezeho ukababaza uko babigenje, cyangwa se ukamenya se n'iki wakora gitandukanye. Ayo magambo yaramubwiye yagiye mu mutima we aramutwika. Nuko muri iryo joro ntabwo abashe gusinzira. Yaje kwicara aho ngaho hafi y'agatara arongera areba ya karita. Nuko atangiye gutekereza muri we ati wenda Felix wasanga ari kumubwira ukuri, wenda nta kibazo umuntu agiye gushaka ubufasha. Icyambere nuko ari umurimo w'Imana. Umutima we wakomeza kumubwira ngo oya, ariko ibibazo yari ari gucamo yaje kugenda bimuca intege. Yaje kubyuka mu gitondo abwira umugore we ati Grace, ndashaka gufata iminsi 3 nkitekerezaho. Umugore yaramwitegereje ndetse ari surprised. Nuko ngo aravuga ati Imana ishimwe. Aravuga ati wenda ubu ngubu none Imana ishobora kuba yavuganye nawe. Umugabo yarasetse ubwo yari amatunganya agakapu ke. Ubwo rero yafashe bisi yerekeza Lagos, ariko mu by'ukuri ubwonko bwe bwari bumeze nkaho burimo buberamo intambara. Nuko rero uyu mugabo ubwo yarageze ahangaha muri Oyo, ari naho wa mugabo yari atuye. Uyu mugabo rero bisi yaje kumugeza aho yagombaga kuviramo. Elijah abanje kugira ubwoba, yatangiye kwibwira muri we ati ibintu ntabwo ari byo. Ariko rero zambaraga ya magambo byakomeje kumugaruka mu mutwe. Undi mutima ukomeza kumubwira ati genda. Umugabo yaje kwinjira ishyamba yerekeza aho uyu mugabo uyu yari atuye. Mu by'ukuri uyu mugabo hano yari atuye yaratuye mu ishyamba riteye ubwoba. Ryari rya shyamba unyuramo ukumva amajwi runaka ari kuvuga ariko utabasha kuyabona. Umugabo uko yagendaga umutima wari gutera cyane. Umugabo yari afite ya Bibiliya mu ntoki. Yagiye kubona akazu gato k'ibyatsi kari karaho ngaho hagati mu ishyamba. Yagiye kubona ibintu bimanitse aho ngaho hafi yako. Abona ibintu by'amagufwa, abona imitwe y'inyamaswa zitandukanye imanitse aho ngaho, imyenda imanitse mu biti. Ibyo byose byari aho ngaho muri interest, aho yacaga yerekeza kuri ako kazu. Yumva ijwi riramubwiye ngo umukozi w'Imana injira. Elijah nari gutegereje. Elijah yagize ubwoba. Gute? Nugute wamenye yuko ndi kuza? Haje gusohoka umugabo mugufi w'igikara. Umugabo yari afite isura iteye ubwoba, imisatsi yari umweru, yari yambaye ibintu by'ibisaro by'umutuku mu izosi ndetse no ku maboko. Umugabo aramubwira ati nitwa Baba Ogun. Aramubwira ati inshuti yanjye Felix yari yambwiye ko uri buze, uraza kubona imbaraga. Nuko Elijah aramubwira ati naje gushaka ubufasha, urusengero rwanjye ruri kugwa, abakristo banjye bari kugenda, ndasenga nkakora ibishoboka byose ariko nta kitangaza kiba. Ndumva nshaka gukorera Imana mu by'ukuri, ndashaka abakristo. Umugabo yarasetse namenye umuhondo.
nuko aramubwira ati buri mugabo wese ugenda muri iyi nzira avuga nk'ibyo uri kuvuga. Nuko arangira aramubwira ati cara pastor. Yari yagize ubwoba ariko aricara. Mu by'ukuri ahangaha hanukaga amaraso, hari hazengurutswe n'ibintu biteye ubwoba. Nuko rero uyu mugabo yafashe utuntu tw'utufuka dutatu atangira kuvuga amagambo uno mugabo atabashaka kumva. Yatangiye kwitegereza utwo tugufwa yari afite mu ntoki, nuko arangije areba hejuru. Nuko arangije arivugije ati mu by'ukuri ufite amavuta ndetse ufite n'imbaraga, ariko imbaraga zawe zirafunze. Wahiswemo n'urumuri, ariko urumuri rukuzengurutse rufite imbaraga nkeya. Nuko yaracyahita avuga ati yego nibyo ndabizi neza ko Imana yampamagaye, ariko buri kimwe cyose nkoze kiraferinga. Icyo nshaka ni proof, ndashaka ikimenyetso, ndashaka ikintu gishobora kwereka buri umwe wese ko Imana iri kumwe nanjye. Nuko umugabo aramwitegereza, umusaza yitonze aramwitegereza. Turashaka ibitangaza, urashaka ko abantu babona yuko ufite imbaraga ziva ku Mana, sibyo? Elijah ati yego, nimba bizatuma begera Imana. Nuko umusaza aramubwira ati pastor, hari ubwoko bubiri bw'imbaraga. Hari imbaraga ziva mu ijuru, noneho rero izindi uri gusaba ubu ngubu ni imbaraga wategereje igihe kirekire. Ahangaha rero nicyo gihe cyo kugira ngo hagire icyo ukora. Nuko yahise ahaguruka wa mugabo, afata akantu kameze nk'agakono, atangira gucana umuriro, ashyiramo powder y'umukara. Nuko umwotsi watangiye kuzamuka. Nuko umugabo yatangiye gukora muri wa mwotsi, avuga amagambo. Aramubwira ati rero ibi ngibi nkoze ni ukugira ngo ngufungurire imbaraga zo gukora ibitangaza, ariko Elijah ugomba kumenya yuko hari igiciro. Yego, hari igiciro. Aramubwira ati buri kintu cyose gifite agaciro gisaba sacrifice. Nuko umugabo yarahagurutse azenguruka uyu mugabo Elijah inshuro 3. Ahangaha hari buji ziri kwaka. Nuko wa mugabo yaje guhagarara yitegereza mu maso y'uyu mugabo Elijah. Yamubwiye ikintu cyatumye amaraso ahita konja. Uyu musaza yabwiye wa mupasiteri ati ugomba kuryamana n'umugore w'umusazi kandi ukaryamana nawe utiproteje, kandi ibyo bintu ugomba kubikora mbere yuko saa sita z'ijoro zigera. Elijah umutima wamuvuyemo. Uyu mugabo yavugaga yitonze cyane. Aramubwira ati ibyo ngibyo nibyo ugomba gukora, niwo mugenzi ugomba gukora kugira ngo ufungure imbaraga z'ibitangaza. Nuko umusaza aramubwira ati rero nuramuka uryamanye n'uyu mugore, imyuka ye iraza ihinduke imbaraga zawe. Elijah yarahagurutse arambwira ati ntabwo ushobora gukora ibi ngibi, ni umukozi w'Imana, ntabwo arakora ibi bintu. Umugabo yaramwitegereje asekamwo. Nuko arambwira ati ndashobora kubikora. Komeza ube umukene nyine ukumana ubukene bwawe, komeza ube pasiteri w'umukene abantu birirwa baseka. Genda ujye mu rugo, komeza umugore wawe akomeza akubwire nabi, agutuke, agufata uko ashaka. Elijah yarahagurutse ngo asohoke, ariko ageze mu muryango w'aka kazu arahagarara. Yagiye kumva yumva hari ikintu kidasanzwe kimuri inyuma. Nuko wa mugabo yatangiye kuvuga mu ijwi noneho rikonje cyane. Nuko aramubaza ati ese uratekereza yuko inshuti yawe Felix ikora ibitangaza kubera yuko isenga kukurusha? Arambwira ati abagabo bose, abapasiteri bose ubona bakora ibitangaza bamaze gutanga ibitambo byabo, wowe rero niwe usigaye. Nuko umugabo rero yaje kumubwira aho uwo mugore w'umusazi aryama ndetse n'aho abari. Ahangaha rero yaje kumuha akagafuka. Arambwira ati genda uvange n'ibiryo uri bumuhe, uragikunda ubona acitse intege asinzire, namara gusinzira uhita ukora ibyo wakagombye gukora. Nuko umugabo aramubaza ati ese ndamuga ntabikoze? Umusaza aramubwira ati rero uzahita wibagirana, ubukene buzahamba izina ryawe. Umugabo aramubwira ati wasenze Imana kugira ngo ifungure imiryango, rero ni njyewe muryango, hitamo. Elijah ava aho ngaho yirukanka afite ubwoba bwinshi cyane. Yaje kugera ku muhanda wagomba kumwerekeza mu rugo, yananiwe cyane ahita collapsinga, agwa aho hasi ndetse na Bibiliya ye. Nuko hashize amasaha makeya ya bisi yagomba kumujyana yaraje. Umugabo yaje kwinjira muri bisi acecetse ndetse afite ubwoba, afite Bibiliya ye mu ntoki ndetse afite ya cyamba bamuhaye. Ubwo rero yarageze mu rugo, Grace yaje yirukanka arimo aseka.
turagarutse, ese byagenze gute? Umugabo yarananiwe ndetse afite ubwoba, aravuga ati byari afungura amaso. Muri icyo joro ntabwo yabashije gusinzira, nta nubwo yabashije kurya, nta nubwo yabashije gusenga. Ubwo yafungaga amaso yatangiye kujya abona umugore w'umusazi ataranahura nawe. Yatangiye gutekereza muri we ati oya ntabwo nabikora. Ariko umunsi wakurikiyeho ubwo nyirinzu yaramuzaniye indi baruwa. Umugabo atangiye kwitekerezaho, yaricaye yitegereza Bibiliya yari aho ku meza, atangira kwibwira muri we ati wenda Imana nyuma izambabarira. Aha ngaha rero niho uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kwangiza buri kimwe cyose yahoze yubaka. Iminsi yari gukurikiraho yari gutoca ari ngo uyu mugabo Pasiteri Raja yatangiye kujya asenga ariko biranga. Abantu batangiye kubona ko uyu mugabo yahindutse. Dadi umeze neza? Uyu ni umugore umwe warubajije ari ku cyumweru, meze neza? Aramusubije ariko asekamo ariko bimwe byo gufekinga. Ariko muri we uno mugabo yari arimo apfa. Uyu mugore we yari yatangiye kugurisha imyenda ye yambaraga kugira ngo byibuze abashe kubona ibyo abana barya. Nyirinzu nawe yari ameze nabi. Nuko umugoroba umwe yaje kugaruka mu rugo asanga Garasi yicaye hanze, yari arimo kurira yicaye ku ntebe. Nuko umugore amubonye ati Raja, ntabwo nakwihanganira ibi ngibi, noneho ndatekereza Imana itarigize guhamagara, wagombye gukora ibyo abapasiteri bandi bari gukora. Ayo magambo umugore yaramubwiye yarongeye ajya mu bwonko bw'uyu mugabo, yashaka gusakuza ariko umugabo yavuye aho ngaho, yarongeye asubira ahandi yabitse za black powder. Yaje gupfukama aravuga ati Nyagasani, nimba ndi umukozi wawe koko mpagarika, nyoherereza ikimenyetso. Nyagasani ndakwinjije vugana nanjye. Umugabo yatangiye kurira. Nuko rero wa mugabo yaje kwerekeza aho yari yabitse ya black powder arayiterura. Nuko muri we atangiye kuvuga ati Nyagasani umbabarire, ndashaka gutabara umuryango wanjye. Nuko yahise atangira urugendo rwamwerekeje mu cyaha. Saa moya z'umugoroba uyu mugabo nibwo yaravuye mu rugo. Umugabo yari yambaye ikote rirerire ndetse afite na Bibiliya ye mu ntoki, umutima wari gutera cyane. Uyu mugabo rero yaje kugera kuri cya kizu wa mugore w'umusazi yabagamo. Aha ngaha kuri iki kizu abantu bose barahatinyaga, bavugaga yuko hano haba spirits, habaga imyuka mibi. Raja nawe yari abizi yuko abantu bavuga ko hano hari imyuka mibi, ariko ntabwo yari afite ubwoba bwayo, ahubwo yari afite ubwoba bwo gutsindwa, bwo kutagira ku byo ashaka gukora. Nuko akigera aha ngaha kuri gate yaje kuvuga isengesho ritoya. Mu by'ukuri yari afite ubwoba, aravuga ati Nyagasani umbabarire ku byo ngiye gukora. Mu by'ukuri muri iki kizu hari hakonje kandi hari umwijima ukabije. Umugabo rero ubwinjira bwo mwahangaha yatangiye kumva ijwi ry'aba mugore, yagiye kumva yumva umugore arimo araseka. Nuko yaramuhamagaye. Nuko agiye kubona abona umugore unanutse, imisatsi yapfukaguritse. Raja yaramwitegereje. Nuko akimubona wa mugore w'umusazi yatangiye kuririmba. Umugabo yatangiye kugira ubwoba. Umugabo yashatse kuvuga ngo yirukanke, ariko ya magambo wa mugabo yamubwiye akomeje kuzenguruka mu mutwe we. Uyu mugabo yamubwiye ngo ugomba kubikora mbere ya saa sita z'ijoro cyangwa se ukabura buri kimwe cyose. Nuko wa mugabo rero yahise akuramo umuceri yari yavanzemo na kagafu bari bamuhaye. Aramubwira ati sister, ibi ngibi mubwiye arimo musekera, ariko bimwe byo gufosinga nyine Smile, nakuze n'ibyo kurya, ndakwinginze rya. Umugore yaramwitegereje, abanza kumukeka, abanza kugira ubwoba, ariko arangije afata wa muceri atangira kuwurya nk'inyamaswa ishonje. Mu minota mikeya cyane wa mugore yatangiye gucika intege. Nuko wa mugore yashize akanya gatoya yanze kuko yari arimo guseka, byagiye bigenda bishira, aza kwegamira igikuta arasinzira. Aracyari ahagaze aramwitegereza. Mu bwonko bwe hatangiye kuza ijwi rimubwira ngo wibikora ntabwo wabikora ibyo bintu. Umugabo yapfukamye imbere y'umugore atangiye kuvuga ati Nyagasani umbabarire, ntabwo nshaka gukomeza kuba mu buzima. Uyu mugabo yatangiye kwibuka abana be, atangiye kwibuka uburyo inzara igiye kubica, atangiye kubona uburyo abana be nta cyizere bafite cy'ubuzima, atangiye kubona amarira y'umugore we, atangira kubona urusengero rw'uburyo rwashyizemo abakristo, atangiye kubona uburyo abantu bamuseka. Nuko uyu mugabo yaje gufunga amaso, aravuga ati umunsi umwe nzicuza. Yaje gusambanya wa musazi. Umugabo rero ubwo yaramaze gukora ibyo akora yavuye aho ngaho, yavuye afite intege nkeya. Uyu mugabo rero ubwo yavaga aho ngaho ari kugenda, yakomeje kumva mu mutwe we abona ishusho ya wa mugore ari guscreaminga. Umugabo yahise apfukama hasi atangira kuruka.
atangira kurira nk'umwana mutoya, atangira kuvuga ati nyagasani kwiza mbabarire ntabwo nabishakaga, nari nataye icyizere. Umugabo yaje rero kugera mu rugo ameze nk'umugabo wasinze. Grace yarasinziriye ndetse n'abana bari baryamye ngo basinziriye. Yaragiye ahagarara ku muryango ndetse afite kwicuza kwinshi cyane muri we. Yatangiye kwibwira muri we ati byarangiye, ariko muri we yarabizi neza ko hari ikintu cyahindutse, hari ikintu cy'umwijima cyari cyamaze kwinjira muri roho ye. Nuko umunsi wakurikiyeho rero uyu mugabo yabyutse afite umutwe udasanzwe, umubiri we watangiye gucika intege ndetse umutima we wari gutera cyane bidasanzwe. Grace yaje kwitegereza isura y'umugabo we abona ko hari ikintu kitagenda neza. Elijah waba umeze neza? Umugabo yaje gufosinga smile aravuga ati yego my love, Imana yadushubije uzabibona. Umugore ati ushatse kuvuga iki? Umugabo areba ku ruhande, ndabizi ubuzima bwacu bugiye guhinduka. Nuko kuri uwo munsi rero Elijah yaje kwerekeza ku rusengero, yatangiye gusenga kugira ngo agerageze, ariko amagambo yarimo avuga yavuye muri we afite umuriro. Atangiye kumva arimo arashya mu gituza, umubiri we utangiye gutitira, ndetse uyu mugabo yatangiye kuvuga indimi zidasanzwe, izindi ntabwo yazumvaga. Umugabo yapfukamye hasi atangira kurira, atangiye kuvuga ngo power fire. Ubwo yafunguraga amaso buri kimwe cyose cyari cyahindutse. Nuko muri iryo joro yaje gusubira mu rugo, aramubwira ati sheri, Imana yabikoze, ugiye kubona ubwiza bw'Imana. Nuko umugore we araseka ashimira Imana. Ntabwo yari azi yuko ibyo umugabo yari yakoze bitari byari bivuye mu ijuru, ahubwo byari bivuye mu kuzimu. Nyuma y'iminsi 7 nk'uko wa mugabo yari yabimubwiye, rwa rusengero rwe rwari rwamaze kuzura. Abatabona barabonaga, abatabasha kugenda baragendaga. Ahangaha rero amakuru yagiye arazenguruka hose, aramenyekana ko uyu mugabo ari gukora ibitangaza. Wa mugabo wahoze yigisha abakristo 50, ubu noneho yari mwigisha abakristo 500. Abakene batangiye kumwita papa, ndetse abakire batangiye kumusura, batangiye kumutura amaturo atandukanye. Grace yatangiye guseka, aravuga ati Elijah narakubwiye ngo Imana izatwibuka umunsi umwe. Ariko nubwo ibi byose byari biri kuba, Elijah ntabwo yarakibasha gusinzira. Buri joro yabonaga wa mugore, yaramubonaga mu nzozi, ndetse yumvaga ijwi ry'uwo mugore amubwira ngo watwaye ubuzima bwanjye kugira ngo wubake ubwawe. Yahitaga ashiguka agakanguka, ndetse ari muri byunzwe atangira gusenga bucece. Mu by'ukuri kuri Pastor Elijah ibitangaza byari byaratangiye, ariko noneho n'umuvumo wari uri kumuzira. Nubwo igitondo kimwe ari ku cyumweru, ahangaha mu by'ukuri umunsi waramutse bisanzwe. Nuko ahangaha rero muri rwa rusengero rw'uyu mugabo, rwa rusengero rwahoze rurimo abantu 50, ubu noneho rwari rwuzuye, ndetse no hanze imihanda bayifunze. Ahangaha abantu bose bari bakubise buzuye, baje kureba ikijyambere muri rusengero. Nuko ahangaha rero imbere kuri alitari hari hahagaze umugabo Pastor Elijah. Uyu mugabo yari afite energy, yari afite imbaraga, ndetse ijwi rye ryari riranguruye cyane. Nuko umugabo yarateruye cyane n'ijwi riri hejuru avuga ngo igitangaza cy'Imana kiri hano uyu munsi. Abantu bose bakomye amashyi baravuga bati amen. Ariko hari ikintu cyahindutse. Nuko hari umumama waje kwinjira aho ngaho utabasha kugenda. Uyu mumama yarashaje cyane. Nuko umukecuru aramubwira ati mukozi w'Imana, ndakwinginze nsengera. Elijah yahise amurambura ukuboko. Nta nubwo yagiye asenga amasengesho menshi, ahubwo yavuze amagambo makeya. Nuko aravuga ati haguruka, genda mu izina rya Yesu. Umugore yahise screaminga, yahise ahaguruka. Umuhungu we waje amusunitse mu kagare yarasimbutse. Nuko abantu bari barangaho bose bakoma amashyi. Ari kugenda mu masegonda makeya, abantu batangiye kurira, abandi barasakuza. Umugore yarimo abasha kugenda. Amakuru rero yaragiye arasakara ahantu hose. Mu mugoroba amavideo yari yafashwe y'ibitangaza yari yatangiye gusakara ahantu hose. Mu cyumweru kimwe abagabo b'abakire, abapolitisiye bari batangiye kuza kureba uno mupasiteri. Uyu mugabo noneho yari umuprofite, ntabwo yakiri wa mupasiteri wigishaga ku muhanda. Ndetse Grace nawe yarabyishimiye, yaguze imyenda mishyashya, atangiye kugura amaherena ya gold, ndetse atangiye kugendera perfume zihenze. Yatangiye kujya asekera abaturanyi be bahoze bamuseka. Abana baje gusubira ku ishuri, ndetse famiye yabo yaje kwimuka ijya mu tunini.
bagenderaga mu modoka nziza cyane bajyana ku ishuri. Nuko igitondo kimwe Grace rero yaje kureba umugabo we, arambwira ati reba ibyo Imana yadukoreye. Arajya arasetsa ariko n'intege nkeya, arambwira ati yego Imana, ariko muri we yarazi ukuri, yarabizi yuko atari Imana iri kubikora, yarabizi yuko ari Satani. Nuko rero uyu mugabo buri joro ryose yagendaga akajya muri biro ye, yarangiza akireba muri miruwari. Iyo yirebaga ntabwo umugabo yabonaga imbere ye, yasaga n'umugabo yahoze abona mbere akigisha ku muhanda. Uyu mugabo ndetse rimwe na rimwe iyo yageragezaga gusenga, yatangira kumva amajwi ya wa mugore bamuza mu mutwe, wa mugore w'umusazi. Yumvaga ijwi ry'umugore mubwira ngo Elijah wibye amahoro yanjye. Uwo mugabo rero yafunguraga Bibiliya yatangiye gusenga, nta jambo na rimwe ryavaga mu mutwe we. Nuko umugoroba umwe uyu mugabo yari ari mu biro, wa mugabo Brother Samuel yaje kuza yirukanka. Nuko azamubwira ati Daddy, ese wumvise amakuru? Elijah yagize ubwoba, ahe makuru? Nuko aramubwira ati polisi yaje kubona umugore w'umusazi wapfuye, yamusanze muri bya bizu bitakibamo abantu bari kuvuga ko yapfuye mu buryo butumvikana. Uyu mugabo amaraso yahise akonja, umugabo yaje gusa nk'uhagurukamo gakeya. Nuko abaza wa mugabo Samuel ati ese baba bamenye uwamwishe? Samuel azunguza umutwe, ariko rero polisi yavuze yuko uriya mugore yaramaze igihe kinini hari muri iriya bizu. Nuko ubwo Samuel yaravuye ngo mu biro, Elijah gufungura urugi, noneho apfukama, umutima watangiye gutera cyane, atangiye kuvuga ati no, ntabwo ari we, ntabwo ari nonaha. Yatangiye kwibuka uburyo wa mugore yamusekera irya joro, atangiye kwibuka indirimbo yamuririmbiye. Buri gihe cyose uko uyu mugabo yafungaga amaso yabonaga isura y'uriya mugore, yatangiye kurira, atangiye kuvuga ati Nyagasani ubabarire, ntabwo nifuzaga kumubabaza, ariko muri we yumvaga irindi jwi aho ngaho ririmo rimwongorera. Wabonye icyo washakaga, imbaraga, igikundo ndetse n'ubutunzi. Ahangaha noneho rero ugomba kwishyura igiciro, ugomba kwishyura. Umugabo yafunguye amaso, icyumba yari arimo nta wundi muntu wari urimo. Umugabo yayoboye ibiri kumubaho. Ibitangaza ntabwo byahagaze, ahubwo byariyongereye cyane. Impunyi zakomeje kubona, ariko buri gitangaza uyu mugabo yakoraga cyatwaraga agace k'amahoro y'uyu mugabo. Uyu mugabo yarasekaga muri public, agaseka imbere y'abakristo, ariko muri we ari gupfa. Mu by'ukuri rero yahanze urusengero rwari rwarakuze, rwarubatswe, ibintu byose bimeze neza, ariko muri uyu mugabo washinze urusengero yari ari mu kuzimu, yari ari gushya, yari ari gupfa. Nuko igitondo kimwe rero Pastor Elijah aje kubyuka, ari ku biri byunzwe byinshi cyane, ndetse uwo mugabo yari ameze nabi, bigaragara ko arwaye. Yaje gusa nk'aho abyirengagiza, ariko uko iminsi yagiye itambuka, umugabo yakomeje gucika intege. Grace atangiye kugira ubwoba, nuko aramubwira ati Elijah twagombye kujya kwa muganga. Aramubwira ati oya, ibi ngibi bijyanye n'imyuka, dayimoni arashaka kunyataka. Ariko muri we yari azi ikijya mbere. Ubwo rero noneho yagejeje igihe yacitse intege, ntabashe kuba yajya no kwigisha mu rusengero. Grace yaje kumufosinga, noneho amujyana kwa muganga. Nuko rero ubwo bari bamaze kumukorera ibizamini, Dr. yaraje aramwegera, aramwitegereza, aramubwira ati Pastor Elijah ufite virusi itera sida, kandi rero virusi itera sida ufite yamaze kuba advanced, yamaze kugera kure. Grace yagize ubwoba, uvuze ngo iki? Dr. yitse umutima ati wihangane, byararangiye, nta kintu ushobora gukora. Mu by'ukuri buri wese wari ahangaha yaracecetse. Elijah umutima we warahagaze akanya gatoya. Grace yaraje aramwegera, atangira kurira. Gute? Umukozi w'Imana, gute? Elijah wakoze iki? Elijah ni ibiki wakoze? Ntabwo Elijah abasha kumureba mu maso. Grace mbabarire, ndakubabarira iki? Nuko rero umugabo yamubwiye buri kimwe cyose aho ngaho. Yatangiye kumubwira uko yaryamanye n'uriya mugore umusazi, amubwira uburyo yagiye kuriya mupfumu, amubwira buri kimwe cyose. Grace yikubise hasi atangira guscreaminga Jesus. Umugabo yagerageje kumufata, umugore ati wimfata, wazanye umuvumo mu rugo rwacu. Nuko mubizi rero inkuru zari hose cyane. Mu minsi mike cyane
abamamburi b'urusengero bamaze kubimenya, abakire batangiye kuva muri rwa rusengero, ndetse n'abari bamwegereye cyane bari bakoranaga nawe batangiye kugenda. Nuko icyumweru kimwe ubwo yarimo struggling agira ngo aze kuri aritari, abantu barumiwe. Uyu mugabo yari yamaze kwangirika, uruhu rwe rwangiritse. Umugabo yashatse gufata mikrofone ariko biranga. Nuko arangije arwana nayo arayifata, aravuga ati nshuti bavandimwe, natengushye Imana. Umugabo yatangiye kurira, aravuga ati nashakaga kumenyekana, ndabinginze ntimuzakurikire intambwe zanjye. Bamwe bararize, abandi baraguruka barasohoka. Mu cyumweru cyakurikiyeho rwa rusengero rwarongeye ruhinduka empty, nta muntu n'umwe wongeye kuruzamo nk'uko rwari rwaratangiye. Mu rugo Grace noneho yari asigaye amara ijoro ryose ari gusenga wenyine. Grace yari ari gusenga asaba Imana imbabazi kuri buri magambo yose yabwiye umugabo wamupushinga ngo naje gushakisha success. Yarajyakomeza kuremba. Nuko mu ijoro rye rya nyuma ubwo yararyamye, yarebye mu gisenge, nuko atangira kwivugisha muri we ati Nyagasani, nashakaga kugukorera ariko nabuze inzira. Nyagasani ndakwinginze mbabarira. Yatangiye gutekereza wa mugore w'umusazi, atangiye kwibuka uburyo yapfuye. Ko Grace amwicara iruhande, atangiye kumuvugisha ati Raja, gira ikintu uvuga. Ko era cyarasetse mu ntege nkeya, ntoya yari yumye. Aravuga ati genda ubabwire ngo ntabwo ari buri gitangaza cyose kiba giturutse ku Mana. Nuko akimara kuvuga ayo magambo, amaso yahise yifunga, ntabwo yongeye kuvuga ukundi. Wa mugabo wahoze ukiza abantu, ukiza abandi, yapfuye yishwe n'indwara atabasha kwikiza ubwe. Nuko rero uyu mugabo yaje kuba isomo muri aka gace kose. Nuko uyu mugore atangira kwicuza muri we, aravuga ati Raja, iyo ntaza kugupushinga, iyo ntaza kuguhatiriza, iyo nkureka ukizera Imana wizeraga, abana baraje bamuhagarara iruhande, bari bakiri batoya, ntabwo babasha kumva ese byagenze bite, ariko ntabwo papa wawe ari kuzongera kugaruka mu rugo. Nuko mbere y'uko bamushyingura, Grace yaje guhitamo kujya imbere y'urusengero kugira ngo agire icyo avuga. Yaje guhagarara kuri aritari, ahangaha aho umugabo yajyaga ahagarara. Mu by'ukuri umugore yari afite agahinda kenshi. Nuko arangije afungura agapapuro yasanze mu musego we, nuko aragasoma, atangira avuga ati kubw'urusengero rwanjye ndetse n'umuryango wanjye ndetse n'undi uwo ari we wese utarigeze nizera, mumbabarire. Nashakaga imbaraga, ntabwo nashakaga imbaraga ariko nzikuye mu mwijima. Nahuye n'umugabo wanjyanye ahantu handangije harangiza ubuzima bwanjye. Naje kubona ese imyuka mibi itanga iki, ndetse bikaba ari byo binguye mu buzima. Uyu mugore akirangiza gusoma runo rupapuro, buri umwe wese ahangaha ari kurira, ndetse n'aba bandi bahoze bamuseka barapfukamye batangira gusaba imbabazi Imana. Nuko nyuma aho ngaho rero rwa rusengero rwaje gufungwa. Baje gufata bana nini cyane bayimanika kuri rwa rusengero. Iyi bana yari ifoto ya wa mugabo Pastor Raja. Nuko rero buri mugoroba hazaga groupe y'abana yaza gusengera muri uru rusengero. Baje gusanga amagambo yari yanditse aho ngaho ku rukuta ngo hari handitse ngo buri rumuri rwose ntabwo ariko ruba ruturutse mu ijuru. Nuko Grace yaje kuva muri aka gace, yaje kujya mu wundi mujyi, aza guhitamo yuko azamara ubuzima bwe bwose ari kwigisha ijambo ry'Imana. Yatangiye kwigisha mu bigo bitandukanye, mu masoko ndetse n'ahandi hatandukanye hahurira abantu nyamwinshi. Message ye yari yoroshye, yarigishaga ngo ugomba gukomera ugategereza igihe cy'Imana. Satani asubiza vuba, ariko buri gihe niyagushubije aba afite ikintu agushakaho. Ntabwo yigeze yongera gushaka undi mugabo, ndetse abana be baje gukura abatoza gukunda Imana, ndetse abigisha abasobanurira inkuru ya papa wabo. Buri mwaka uyu mugore yajyaga gusura umugabo we, agasura imva y'umugabo we. Iyo yahageraga yashyiraga ikiganza ku mva ye, akamubwira ati mukunzi, inkuru yawe iracyakiza rubanda nyamwinshi. Nuko rero iyi nkuru y'uyu mugabo yaje kuba inkuru ikomeye cyane muri iki gihugu. Abapasiteri benshi batangiye kujya bigisha inkuru y'uyu mugabo, atari uko bari kumuseka, ahubwo ari uko bari kwibutsa buri umwe wese ntabwo ugomba kugura imbaraga z'Imana. Nshuti muvandimwe rero wabanye nanjye kuva kutangira kugera ku iherezo ry'inkuru,
nizere yuko utakanze pause, nizere yuko utarangaye, nizere yuko iyi nkuru hari ikintu yakwigishije. Agira ngo duhure muri comment section umbwire se iyi nkuru ni iki kintu yakwigishije wigiye mwiki. Nawe mushyashya ndakwakiriye, cyo nagusana ukanda subscribe ndetse ukanda kunzogera kugira ngo ubashe kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyi nkuru. Mwakoze rero kubana nanjye, ndabakunda cyane naho uta. Ciao ciao.